mbabara mukunzi wanjye rwose ndakwinginze ceceka nari mbizi ko kugutungura gutya rwose bitari bukorohere Mundima simbyumva n'ukuri ntabwo mbyumva Mundima Wito ni njyewe rwose ni njyewe nkunda Imana umukunzi wawe ese koko ni wowe Kayitesi se wari umuntu twari kumwe ejo bundi kuwa kabiri mufasha kugura ibishyingiranwa byo byose kuki atambwiye ko cyangwa nawe wamutunguye Mundima yarabizi ko nza ntari tubiziranyeho rwose abantu nashatse gutungura ni we na mama ndakwanze Mundima uri umwana mubi uzi ko watuma umutima w'umuntu uhagarara burundu ntanyanze se koko ndakwanze rwose kiriho ndagukunda cyane sinshaka no kukureba ndanisohokeye do umva urufunguzo ngiye kurucisha mu idirishya rujugunye hanze wirujugunya nakubeshyaga Mundima wirujugunya rwose ariko rwose ntakubeshya ndumva ntazi niba ari ukuri cyangwa niba ari inzozi niba ari filime ndi gukina ntabwo mbizi nuko utananyemerera rwose ngo ndebe Wito njyewe nkunda Imana wa musorozi mwakundanye kera mwajyaga mujyana kuvoma akaza atwaye amajerekani abiri yawe n'iye mwajyanaga gusenya inkwi mukagaruka nta nkwi muzanye kubera ko mwamaze umwanya mwicaye ahantu mwiganirira uwo munsi buri wese wabo bakamukubita urarize kuko nkwibukije amateka yacu Wito sinongera basi ngaho ceceka sibyo ceceka rwose mukunzi ngufitiye n'impano nakuzaniye reka ndumva ntazi ibyari byo Mundima kuko ubona hano numva guriye mu mahanga ku ishuri ukaba waje utambwiye ndumva ntazi ibyari byo none se kugira ngo wemere kutarota nkora iki ngushyire ku mugongo se nka kwa kundi nabigenje cya gihe imvura igwa umugezi ukuzura ukagira ubwoba bwo kuwambuka wacyana ubwo urumva ibintu uba wibuka koko wese warabyibagiwe nabyibagirwa ni koko Mundima ngaho haguruka ungwemo basi dore nagukubise amaso amarira arisuka nitwarabukaye ntiwumva ahubwo yambi narimbabaye rwose kubona unkubita amaso aho kumpobera ugahita wicara ukaboroga uraho Wito niko uraho mukunzi nakumbuye nkaburaho nkwirwa uraho neza Mundima nanjye naragukumbuye pe kandi umbabarire ntuzongere kuntungura utya sinigeze ntekereza ko waza mbere y'imyaka ine nanjye se nari mbyizeye kuko namaze igihe rwose mbiteganya ntibikunde ubukwe bwa mushiki wanjye busibiye kabiri kubera impamvu ku buryo rwose iyi nshuro twari twumvikanye ko bitankundira bazamushyingira rwose nabi byose mubimpishe na mama twarabimuhishe ngo hatataganira n'umukecuru wawe akabimubwira bikamugeraho mbega mwebwe muri abana babi pe iyi rero ni impano yawe ndagira ngo dusohokane nyikwambikire hanze bose babireba abavuze ko nakubenze babibone rwose kuri uwanjye nikundira sheri Mundima impeta nziza gutya jyawe ngwino ariko reka ngo uterure ishati ngo usohokane mu nzu guteruye babibone shyira hasi ariko Mundima shyira hasi ndizana rwose niko DJ ya ndirimbo nagusabye di undize niyo ndangururamajwi yawe hano rwose ngira akantu nivugira Mundima wasaze wacecetse koko kupfukamye se Marija mfite agahinda kenshi cyane urarizwa n'icyo Wito nankunda Imana ceceka hose nyine ihanagura amarira ava nonaha Marija
nubwo ntaramenya ko umutima wanjye ari ibisebe. Tekereza ariko umusore unkunda wacecekesheje andi majwi yose, maze nawe agafata indangururamajwi akaririmba, akampfukama imbere, akanyambika iyi mpeta urebe. Tekereza ibyo namukoreye byose Marija. None se urarira ngo ibihe bisubire inyuma? Ibyo wakoze warabikoze kandi urabizi sinari ngushyigikiye. Gusa ibyabaye byarabaye. Nararize arampoza uko amanagura amarira akarushaho kuba menshi. We yatekerezaga ko ndizwa n'ibyishimo, nyamara wari umubabaro uko namuhemukiye Marija. Nta musore naramuhemukiye rwose. None se urashaka kubimubwira Wito? Ukamubwira ko wamuciye inyuma ugatwara inda ukanayikuramo? Oya. Gusa n'ukuri numva mfite inkomanga ku mutima wanjye. Ibyo nakoreye uriya musore unkunda cyane, umusore unkunda nkunda Imana. Wishaka gutuma nanjye numva mfite iyo nkomanga Wito? Dore mbere yo gusubira iyo yigaracanga kudushimira ko tugufashe neza kuko azi kukiba hano. Ngiki kinshengura umutima rero. Mbere hose sinigeze mbeshya umukunzi wanjye, none ubuzima bwanjye nawe bwinjiyemo ikinyoma, kandi kizabana natwe ubuzima bwacu bwose, kuko n'ukuri sinzigera nkimubwira. Ariko so ubundi mubaze Wito, uritesha umutwe cyo wizize iki ko nkunda Imana ari we wagusize ngo agiye kwiga? Ikindi kuzi kuri ya mugabo atazi kugira fiancé, nakubona niyo mpeta wambaye uzamubwira ngo iki? None sinzabigire ne kuko Marija, niba wumva utarageze igihe cyo kubwira Kabarisa ko ufite fiancé, nyine ubwo namara kugenda uzakuremo iyo mpeta. Urumva ko numva utameze neza urarwaye Wito? Ntabwo ndwaye nuko nkangutse sheri. Mbabara ndagukanguye rwose. Ayiwe, nibwo ntashye kandi nanze kuryama ntakuvugishije. Nta kibazo, wowe wemerewe kunkangura igihe icyo ari cyo cyose. Kutakoze se ukaba uryamye n'amahoro? Nuko numvaga ntameze neza. Nta kibazo. Kandi umaze kumbwira ko utarwaye? Wito, niba wumva utameze neza jya kwivuza. Mpamagare Samusoni cyangwa umugore we mbabwire ko urwaye bakujyane kwa muganga. Ntukarware rwose ngo ubyihererane sha, urumva? Mpamagare mushiki wanjye aze aguherekeze kwa muganga. Oya sheri, wihangayika sindwaye cyane. Umenya ari umunaniro gusa kuko maze iminsi ifite akazi kenshi. Reka nkureke uruhuke rero nanjye nduhuke. Ndongera kuguhamagara mu gitondo cya hano. Kandi mukobwa mwiza ndagukunda cyane rwose. Urakoze cyane nkundima, nanjye ndagukunda cyane urabizi.